sero y'ibi bintu tubajije ukubona twicaye ugiye kutubaza buri wese aragisubiza fonction ya ministeri ye. Ikibazo tubajije buri wese ari bugisubiza fonction ya ministeri ye. ahubwo ngewe mfite ikibazo urumva. ngira ngo Jado nyine nka dogiteri adushyize ahantu heza cyane, agerageje nyine kuduha impamvu zifatika kandi zubakiye ku ijambo ry'Imana no ku mateka, kugira ngo tuze kubona cya gisubizo mu by'ukuri nyacyo Emi yabajije. Kubera iki mu minsi mikuru impfu ziyongera? Nemeje ko jewe umuntu apfa kuko umugambi w'Imana ntago urangiye, ahubwo donc amukomezanyije ahandi hantu. Ubwo Steven watangiye atangiye ikindi immortality immortality de l'âme. Navuze ngo oya ngewe ndamwumva, niyo ntari imvugo navuze ndamwumva, nge ndamwumva. Steven reka nkubwize ukuri, Steven ni evangeliste kandi wanyawe w'umwuga. Oya wivuga ngo adateze no kureka niwe wabyivugira. Yes, ahantu nari ngiye kubaza ikibazo, ndavuga ariko ese nyine uwo muntu uri butambwe, reka turebe urupfu wenda rwa Kayini na Abeli, sibyo? Abeli arishwe, tuvugisha ukuri, Abeli ntatashye. Abeli nge numva atashye, nge numva ntawe umutambye, sibyo? Ese none se ko niba atashye Imana kubera iki Kayini azanye ibihano, ashyiriweho ibihano kandi yarakoze icyo agombaga gukora kuri nanjye nicyo ndi kubaza, kandi nyine ariko akazi kawe k'abaprofete nanjye nabazaga. None se jewe wumvise nemeza Toto François, ndakubaza ikibazo, uriya mwuzure bari abantu bapfuye no wakarokoka n'umuryango we n'ibindi birokotse, bari abantu bapfuye n'indi ubatambye. U Rwanda ukwezi turimo kwitwa Ugushyingo, ni Ugushyingo gushyingura Ukuboza. Ugushyingo nta munyarwanda wemerewe n'ubona imvura yatinze kugwa ikaza kuba nyinshi mu kwa 11, nta munyarwanda niyo yaba ari injiji ujya utera ibishyimbo mu Gushyingo. Mu mateka yacu ntibibaho, ntibikunda. Itera ry'ibishyimbo ritegetswe kurangirana n'ukwezi kwa 10, kuko Ugushyingo ntiwemerewe. Kubera iki? Ni ryari igishyimbo kibavuga ngo kigomba kugondorana. Utunuze tubiri dufite icyo tuvuga. Nabo badukurikiye bo hanze, nta muntu ujya kwirimba ngo bajyane izindi mbuto zitari ibishyimbo. Bivuga iki? Aho ubuzima bupfiriye ni naho butangirira. Aho ndi kuvuga spirituality. Aho ubuzima bupfiriye niho butangirira. Niyo mpamvu ufata buje n'umwana banifuza ko azakora achievement ifitanye isano n'uwapfuye, bakizera ko roho y'uwo muntu, urumuri rwa wa muntu rushobora gukomereza muri uwo mwana, bakamuha impano. Kandi impano baba abari rezoxida babivuge, iyo mpano yitirirwa kuyihawe n'umukurambere wapfuye. Bishatse kuvuga ngo iterekera ntago ari iryo mu Rwanda gusa. Nendaga ngo abantu bagere kuri urwo rwego babashe kumva ngo nibiki biri kuba. Noneho tugaruke biba ryari, ndacyasubizwe cyaki. Ukwezi kugira imbaraga, buri kwezi gufite ikigirwamana kikugenga. Ukwezi kugira imbaraga, ukwezi kwa mbere nucyo bita porte spirituelle, na marembo y'umwuka. Saa sita iyo bavuga ngo saa 7 z'ijoro, mu Gifaransa bavuga ngo ni 1 du matin, ngo ni saa 7 za mu gitondo. Why? Aho twakatangiye kuvuga spiritualité d'etat.
itariki ya mbere y'ukwezi ivuze iki? Kuki iyo 31 kwinjira muri uko iyo coalition iterwa n'iki? Ubwo nashaka ngo nsubize nshyigikire ibiganiro mwene data yavugaga bigendanye no kuvuga ngo ibihe turimo ni ibihe isoza ry'umwaka, abazima n'abapfuye mu isi y'umwuka habaho coalition, habaho gushaka uko bahuza, barabaterekerera kuruta ikindi gihe. Simvuze ngo ntabwo ikindi gihe baterekera, ariko habaho guhuza kw'abariho n'abapfuye. Hari icyo bita, reka icyo nkireke ntagishaka kugitindaho ngisobanura, nirengagije ko hari n'izindi ngingo bavuzeho. Ubwo nari ngarutse kuri ya ngingo yitwa impera z'umwaka. Izo navugaga cyitwa impera z'umwaka, n'ukwezi gushyashya abantu binjiyemo kwa 12. Eho niyo yajya gupfa namurekarama, niba namutamba nzamugaruza, nanapfa nzamuzura. Urumva kubw'inyungu zanjye. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza ari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshye aho dutuye n'aho dukorera. Shuti bakunzi b'Ihumure TV, mwiriwe mwaramutse aho muherereye, Imana ibahe umugisha, murakoze cyane. Nge Ndikuzo Emmy, dusanzwe tubana mu biganiro bitandukanye by'Ihumure. Ntabwo ndi ngenyine, naje kugirirwa umugisha wo kwakira abatumishi batari bake, nawe wabonye wabona ko hano hantu hari imbaraga zidasanzwe. Imana ibahe umugisha. Rero mwe mugiye kureba iyi video, mugiye kurikira iki kiganiro, ndi kumwe n'abagabo b'Imana rero, kandi yateguye mu gihe nk'iki kidasanzwe. Hanyuma rero nshimira abantu bose bakoze subscribe, mwarakoze cyane mwese mwaje ku Ihumure TV mugakora subscribe. Namwe mutarayikora, muramutse muyikoze tugasangira n'abagabo b'abahanga iby'ubwenge, mwamugize neza kuko muraza kungukirwa, nanjye ndibuze kungukirwa muri iki kiganiro. Munyemerere nsabe Mwuka w'Imana kugira ngo tubane muri iki kiganiro, kuko nzi neza ko ari udushoboza byose. Data, turagusabye kugira ngo uduhere umugisha muri iki kiganiro, kandi abantu bose badukurikiye umugisha, tuze guhazwa nawe mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Hanyuma rero munyemerere nze kubakira duhereye ku ruhande rwanjye rw'ibumoso. Nitwa Nibeshaho Steven, ndasuhuza abanyarwanda bari hafi na kure. Ndasuhuza n'abantu bumva ururimi rwacu. Yes, ndasuhuza u Rwanda rugarukira aho buri munyarwanda agarukira. Amen. Mugubwe neza. Amina. Mu izina rya Yesu. Amen. Muhabwe umugisha n'Imana. Amen. Kandi iki nicyo gihe. Amina. Nicyo gihe ngo tumere neza. Amina. Nicyo gihe ngo tugubwe neza. Amina. Sha iyadukijije urupfu rukomeye. Nanubu munsi iracyaturokora. Haleluya. Si ibyo? Yego. Dufite n'ibyiringiro bihambaye kwizakomeza kuturokora. Amina. Murakoze. Twa Mutangana Dan. Ndabasuje mu izina rya Yesu. Amina. Mutangana Dan nawe ni profete. Ni profete. Yes. Dr. Kuradusenge Jean Dodier, nkorera ku musozi w'idini cyangwa itorero. Amina. Ndigo representative wa The Holy Israel Church. Imana iduhane umugisha. Amina. Twakomeza. Imana ishimwe. Nge nitwa Habimana François, ndi umupasiteri kandi nyobora ministeri yitwa Good News for All, inkuru nziza kuri bose, nk'umumisiyoneri itangiye gukorera mu Rwanda vuba aha, irimo iriyubaka, usanzwe ikorera mu bindi bihugu, Uganda, Kenya, Congo, Sweden. Yesu aduhane umugisha. Amina. Amen. Tugira umugisha rero ukifite microphone, ngira ngo n'undi turaza gukomeza gutyo. Hanyuma uyu munsi turimo turitegura Noheli na Bonane. Ubundi habanze iki? Tumenye biterwa n'ubara. Ubu niko turi kubarira hano. Biterwa n'ubara. Kuri nge nakubwira ko habanza Noheli, habanza Bonane nako. Ariko byaterwa n'aho mpereye mbara. Twagira ngo dufashe. Nk'umukristo iyo ndi kubibara mu buryo bwa Gikristo, habanza Noheli. Nabibara mu buryo busanzwe bw'amashuri, avuga ko habanza umwaka.
yes ntabwo nza kubatindana kugira ngo n'abadukurikiye baze kumva ubutumwa mufite. Hari ikintu kivugwa cyane nk'iminsi mikuru cyangwa se iminsi isoza umwaka, benshi bavuga ko usanga abantu benshi bapfa. Reka tugere kuri evangeliste kuko n'ubundi nibiraza kudufasha nk'umwigisha kandi mutegura inyigisho ngira ngo n'abadukurikiye bakabakurikira ari benshi. Iyi minsi mikuru isoza umwaka ndetse n'itangira umwaka, kuki bavuga ko abantu benshi bapfa muri iyi minsi mikuru? Impfu zihoraho. Numva hapfa ari gupfa. Niko mbyumva. Kuko umugambi w'Imana iyo ukikuriho uriho uba uriho. Umugambi w'Imana ugucyuye wataha. Sinanemera bya bindi ngo Satani arakwiba. Satani anyibye Imana yaba ari indangare, kandi ubwo burangare Uwiteka ntiyabugira. Hari abatabyumva nkawe, niyo mpamvu tugomba kuba dufata mikoro. Nanjye ni ibitekerezo byanjye bidakuyeho iby'abandi. Yego urakoze cyane. Ibitekerezo byanjye ntabwo bikuraho iby'abandi, ariko impamvu nshobora kubona ko zishobora wenda kwiyongera ndamutse wenda numvise n'uwo muntu uvuga ko ziyongera, impfu ziyongera, navuga nti mu minsi mikuru haba hari akavuyo kenshi cyane, haba hari gahunda nyinshi cyane. Urumva nuvuga ngo nimba hari amakwe nk'igihumbi, hagize ikibazo kiba byonyine ayo makwe, iyo bisi itwaye abo bantu ikagenda, cyangwa se uburyo ingendo ziba zikorwamo abantu bajya gusura bene wabo mu bihugu n'ahandi, izo ngendo kuba abantu bagira impanuka bakagendera rimwe, niyo mpamvu ngira ngo ahari noneho kubera bakabikabya ngo ni ibiki, ariko ngewe nemera neza yuko iyo umugambi w'Imana ukikubeshejeho ubaho, niyo umugambi w'Imana wagucyuye urataha. Kuri wowe ntawe ushobora gupfa Imana itabyemeye? Oya, kuri ngewe ntawe ushobora gupfa Imana itabyemeye. Ibyo bita ibitambo kuri wowe ntabwo byemera? Oya, ibitambo? Oya, ibitambo se ubwo ikuse. Igitambo nemera ni kimwe, ni Kristo icyera kizima gishimwa n'Imana. Ibindi bitambo nge nabyo nemera. Ubwo twakomeza. None se ubu ngubu aramutse ari ibitambo sinaba naragutambye? Sinaba naragutambye ihumure nkayisigara. Biterwa n'icyo ushaka kugeraho. Komeza tubite. Baza buturu dutuma umuntu agira kabisa. Profete, tugiriye umugisha wo kukwakira muri iki kiganiro, ngira ngo ni benshi baguca imbere ukabahanurira cyangwa ukagira ibyo werekwa bakajyana n'ibyo bakubaza. Wowe uyu mwuka uwubona ute ko abantu benshi bapfa? Evangeliste aratubwiye ati bapfa nk'ibisanzwe bana, nta kirenze. Nawe niko ubibona? Ntabwo mbibona kimwe. Nk'umukozi w'Imana hari icyo mbona mu mpera z'umwaka abantu benshi baridagadura, baba mu bihe byo kunezerwa, bakibagirwa ko amagara asesekara ntayorwe. Ugasanga benshi barirundira mu businzi, kubona baratwara imodoka basinze. Icya kabiri, mu minsi mikuru ya nyuma y'umwaka abarozi mbona abarozi bagira ibihe byabo byo gutanga ibitambo. Yavuze ngo ese bagutanga igitambo gute niba Kristo yaratanze ibitambo? Iburya no mu isi y'umwijima batanga ibitambo. Gusa ahubwo icyo tutakwemeranya, hariho abantu batatangwamo ibitambo ngo bikunde. Hariho abantu bari muri Kristo Yesu, ubuzima bwabo bubitse muri Kristo Yesu, utatamba ngo bitambe kubera ko hari ikindi gitambo batangiwe. Hari ikindi gitambo nk'uko yabivuze baba baramaze gutangirwa, batangiwe muri Kristo Yesu. Kristo icyo gitambo cyari gihagije kugira ngo ibindi bitambo nibe bigifite ububasha ku buzima bwe. Icyo rero nari mvuze, impamvu tubona impfu nyinshi mu mpera z'umwaka nuko habaho ikintu cy'uburangare. Ugasanga abantu benshi bibagiwe ko ubuzima bari kunywa, bari kwishimisha, amafamiye yahuye, barakora ingendo nyinshi, bamwe basubiye mu ntara aho bavuka. Kabona nyine ko hariho uburyo abantu bafata iminsi mikuru y'impera z'umwaka bakayigira iminsi itandukanye n'indi minsi, ukabona ni ibintu abantu bose baba bariteguye, baba baritoje.
ntekereza ko aricyo kintu cyo gituma habaho impfu zitunguranye nyinshi mu mpera z'umwaka. urakoze cyane, tugira umugisha wo kuba turi kumwe na dogiteri wamuhereza microphone, dogiteri Jado, hanyuma nawe adufashe kumenya iki kintu kubera ko wagifiteho n'ubuhanga bwinshi nanone bigendanye na level ya education cyangwa se ibyo bazi bize. Dr. ngira ngo wenda bantu ibyo evangelist avuze n'ibyo prophet avuze, hari ukuntu nyine abantu badukurikira abantu babiri batandukanye. Hari abari ku ruhande rwa evangeliste no ku ruhande rwa prophet. Dr. mwe mubizi gute? Ese kuki mu minsi mikuru cyangwa se mu minsi isoza umwaka hakunda gupfa abantu benshi mu buryo bugiye butunguranye? Benshi bakaba bati niko ko iminsi mikuru irageze, ubwo umwaka ujya kurangira abantu barapfa. Niko twabisanze, niko twavuze tubisanga. mbanje se nkumva na Ntacyo, na mwene wacu nibyo byiza. Reka banze yumve na Pasa François, cyane ko muragendanye urugendo rutari ruto muri ibi biganiro. Kandi ntekereza ko hari ibyo bene data bavuze kandi byose aba ari ukuri, ariko icyo ngiye gukora ni ukurushaho kugira icyo nsindagira cyangwa se sobanura. Steven aravuga ati hapfu wagombaga gupfa, Dani nawe atari ko bibaho umuntu warangaye cyangwa se ku muntu utari mu bwishingizi bw'amaraso ya Yesu. Katubanze twemeranwe ibi bintu bibiri. Icya mbere ni uko haba mu Mana cyangwa se mu Mana batamba, haba no mwa Satani batamba. Ariko se mu Mana batamba iki, mwa Satani batamba iki? Icyo nicyo kintu. Mwa Satani nk'uko Bibiliya bigaragaza batanga amaraso y'abantu, amaraso y'amatungo. Hari imirongo myinshi, ubwo wenda turaza ntitugira umwanya turaza kuyireba, urumva. Ikindi kibaho muri makeya, hari ibintu batamba mwa Satani ariko birimo amaraso, ibyinshi bihuriye ku maraso. Ubwo sinshatse kuvuga n'ibinyampeke, ubwo byadufata umwanya, n'uburyo ikinyampeke gishobora kuba igitambo. Ariko haba mwa Satani baratamba, haba mwa Mana baratamba. Mu Isezerano Rishya muri Bibiliya hari isezerano rya kera rifite ibitambo batambaga, murabizi, inuma n'intungura, umwana w'intama udafite inenge, ibintu nk'ibyo, inyamaswa runaka idafite inenge nk'uko zari zihari, zavuzweho, zemeranijweho bagomba kujya batamba. Mu Isezerano Rishya rero havugwamo ibitambo bitatu ku bakristo. Ibyo bitambo bitatu rero ni ibihe? Icya mbere havuga ngo mutange imibiri yanyu, ibi bitambo bizima byera kandi bishimwa n'iki? Ni Imana, ariko kuyikorera kugize gute? Gukwiye. Icyo ni igitambo cya mbere mu Isezerano Rishya. Igitambo cya kabiri kivuga mu Isezerano Rishya haravuga ngo kugira neza no kugira ubuntu, ngo ntimukabyibagirwe, ngo uko ibitambo bisaba bityo ngo Imana ibyishimira. Igitambo cya gatatu kivugwa mu Isezerano Rishya ni igitambo cy'amaraso ya Yesu Kristo. Icyo cyo ntabwo nirirwa nkivugaho byinshi, mwese murakizi ku muntu wakijijwe, kereka umuntu waba adukurikiye atarakizwa, ariko biravuga ngo yaratwitangiye twaba ari bagiye gupfa, cyangwa se muri Yohana 3:16 kuko Imana yakunze abari mu isi byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, umwizera atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo bugira bute? Buhoraho. Ibyo ni ibitambo by'abaki? By'abakristo. Rero aho igitambo kimwe abantu bo mwa Satani badafiteho access cyangwa n'abadayimoni badafiteho ubushobozi bwo kugeraho, ni igitambo cy'amaraso ya Yesu. Kuko mubo Yesu yapfiriye Satani ntarimo n'abadayimoni, icyo gitambo ntabwo kijya kimukorera. Ni nayo mpamvu Bibiliya bivuga neza mu byahishuriwe Yohana 12:11 ngo nabo bamuneshesheje amaraso ya ntama w'Imana n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Imana itugirire neza. Icyo gitambo nicyo tubasha kuneshesha ibitambo byo mwa Satani. Ariko mwa Satani n'uyu munsi baracyatamba, mwa Satani baracyatamba ndetse cyane. Igihe cyose ushaka kugera ku rundi rwego cyangwa ushaka kugwiza izindi imbaraga, wenda umushumba araza nimba zibuka verse biblique araza kuba wenda yazibonye,
bigusaba gutamba. Iyo udatamba ntabwo ushobora kuva ku rwego rumwe ngo ugere ku rundi. aho ni mu isi yo kwa satani iyo ariyo yose yaba no mwamana. Ntabwo bishoboka wowe Emi ngo ube wava kuri level imwe uve wava ku cyiciro kimwe ngo ugere ku kindi cyiciro hatabayemo gutamba. Hari icyo bita gutamba, gupfa no kuzuka. Wenda turi gutanga introduction, turi iburiro, iri buriro nituza kwinjira in deep turagenda wenda tunabisobanura cyangwa n'umushumba nawe araza kubivugaho, doctor araza kubivugaho. Icyo nshaka kuvuga ni iki rero, niyo mpamvu systeme yo mwa Satani, kubera ko Yesu atabacunguye, bagomba gushaka ibindi bintu bituma bibakuza mu mwuka cyangwa se bibacungura mu yandi magambo, icyo bita incungu. Iyo bavuze incungu ubundi baba bavuze kumena amaraso. Ntabwo incungu yabaho hatabonetseho kumena iki? Amaraso. Ni nayo mpamvu muri Edeni umuntu acumura, Imana iri gutegura plan B uburyo izamucungura, ibanza kumubagira umwana w'iki? W'intama, habanza kumeneka amaraso. Ariko ngo ibyo byose ntibyanejeje Imana kugeza ubwo itegura kohereza umwana wayo w'iki? W'ikinege. Imana itugirire neza. Rero wenda reka ngarukira aho ngaho, nagira ngo nse nkutangamo introduction kucyo Steven yavuze ati yapfa gupfa. Umuntu utwikirijwe n'amaraso ya Yesu biragoye ngo ube wapfa kumuhitana. Ariko nabwo wibeshye ukava muri iyo kava, ukava mubwo buhingiro, aribyo Dani yavugaga, Satani yakwica. Mwibutse ko turi mu isi dufashe igihe hehe naza mu ntambara uburwana n'udakoramo, uburwana se uwo mu Rwanda rega nawe nta mbabaza gufitiye, urebye nabi yaguhitana. Niko havuga hasobanura ni urimbure bose usigaze uriho ikimenyetso cy'amaraso. Aho ni hehe rero? Muri Egiputa urumva baravuze ati mwebwe ikintu kigiye kubaho, hagiye kubaho kurimbuka gukomeye, hagiye kubaho ikintu cya kirimbuzi, hagiye kubaho ikiza gihambaye, hagiye kubaho ibihano bikomeye cyane, hagiye kubaho urupfu rudasanzwe. Ariko marayika ntagende asige amaraso ku nkomanirizo z'imiryango. Ariko ikintu gitangaje ngo n'umunyegiputa wabyiganye nawe yabayeho cyane cyane. Tonto komerezaho, nagira ngo nyine hari icyo bintu bita imbaraga z'amaraso. Bibiliya irabivuga mu gitabo cy'Abalewi ngo ubuzima bw'ikintu cyose buri hehe? Buri mu maraso. Buriya mu maraso habamwe ubuzima, harimo ubuzima muri makeya. Nanigiye kuzanamo ibintu bya ADN ariko reka mbembiretse wenda turaza kugaruka. Ikintu ushaka kuvuga ni iki? Ikintu ushaka kuvuga Steven yaravuze ngo n'umunyegiputa wabiganye agasigwa hayo maraso nawe yarakize. Noneho rero twebwe muri iki gihe Bibiliya iravuga ngo noneho dufite amaraso avuga kurusha ayabere, afite power ziruta izayo y'intungura, iz'intama, izayaberi n'andi maraso yose yabayeho. Amaraso ya Yesu Kristo ari hejuru y'ibyo byose. Sinzi niba Remi waduhemukiye cyane, asanzwe ahemuka. So ibyo abantu bavuze byose nibyo. Abemera yuko habaho ibitambo ukaba wanapfa nibyo. Kankoresha wenda ibyanditswe, ntavuga ngo byose nibyo. Nagira unsomereza Ezekiyeli asome 13 nindangiza nze kuvuga n'impamvu tudategetswe guhuza ndayivuga. 13 duhere 18 na 19 numvi. Ezekiyeli 13 murongo wa 18 haravuze ngo uku niko umwami w'Iteka avuga ngo bazabona ishyano abo bagore
bagegena imigizo kwambika bose mu bizigira bakadodera ibitambaro byo gutwikira imitwe yabo uko umuntu areshya wese kugira ngo bahige ubugingo bwabo. Mbese abantu banjye murahiga ubugingo bwabo ngo mubukize abantu bande b'Imana, ubugingo bwabo ngo mubukize ku bwanyu, kandi mwangayishije mu bwoko bwanjye ku bw'ingemu z'amashyi ya sayiri n'intore z'umutsima, kugira ngo mwice ubugingo butari bukwiye gupfa. ubugingo butari bukwiye gupfa mugire gute? mu bwice mwica ubugingo butari bukwiye gupfa, murokore ubugingo butari bukwiriye kurokorwa. ubwo abavuze ko bibaho ndabasubije. Reka tugaruke kuri Yobu 14 5. Yobu 14:5 twumve. ijambo ry'Imana riravuze ngo ubwo iminsi ye yategetswe umubare w'amezi ye ugategekwa nawe, kandi ukamushyiraho urugabano atabasha kurenga. Iminsi ye yarategetswe uko Steven yavuze. Ngendagira ngo abantu bumve ko mwese mufite ukuri. Yes. Iminsi yarategetswe ntago yapfa. N'amezi arategetswe ntiyapfa, ayo mezi atashize. Iminsi yarategetswe n'amezi yarategetswe. Ariko uwavuze ko hapfa ubugingo butari bukwiye gupfa ahagazaho. Ariko n'uwo nguwo afite ukuri. Yes. Birahurira he? Uranyumvishe seme? Rero impamvu yo kudutumiza twese ukwiye kuzirikana ko twese dufite ukuri, ubwo ababyemera n'abatabyemera bose bafite ukuri. Azakubwira ngo wowe Bibiliya irakubwira ngo n'amezi n'iminsi birabaze, anahagarare ngo nzi yuko ushobora byose, ntagiteze kurugoya umugambi. Ahita kubaza ngo uremera yuko se nyine idashoboye? Undi nawe akuzanira ibyanditswe. Ibyo bivuga ngo ubugingo butari bukwiye gupfa kwereke. Ari bunakubwire ngo noneho ibyo ngibyo byo mu byanditswe tube turetse, ngwino nkujyane kwa Makuza usimbuke. Rero aha haba hatangiye ibigendanye n'ibice bibiri bitegetswe kubaho. Noneho igitangaje Emi niba yaduhuje yabibanze yabipanze simbizi, nuko nguko ubwo mu magambo make. Reka nsubize. Umuntu uhagaze, mumbwira iminota nsubizamo, nicyo nashakaga kugira ngo menye inzira zose kugira bize koroha. Kuko impamvu mbanza kubaza ngira ko kadefo kuko nshobora gutinda kandi atari byiza. Iyo abantu bari kuganira stili no kuganira nta garoho. Munyemerere rero gato mvuge. Iyo tuvuze Imana, nta muntu muba mwari bwagira ni ikibazo niyo yaba ari umuyisilamu kereka utemera kibaho. Kuko no kwemera kwibaho nibwo bumenyi bw'ibanze. Kuko n'abadayimoni bo nta mudayimoni utemera ko Imana ibaho, ariko dufite itsinda ry'abantu batabyemera. Nawo Oprah yarabivuze ngo nayibona azavuga ngo wow, sinarinzi kubaho none ndakubonye. Dufite igice cy'abantu batemera kibaho, nuko nta cy'abadayimoni kitemera kibaho. Kubaciye aha uwo nguwo Steven avuze n'uwo bita Descartes yexageye doute. Aravuga ngo il faut douter de tout volontairement systématiquement, doute méthodique. Ageze aha aravuga ngo ariko menya nta nexageye wasanga inahari. Agaruka ku cyo bita cercle vicieux. Rero reka hutube tugaruka ariko kuri Jean Paul Sartre we
arapruva si Dieu existe Rome n'existe pas. Niba Imana ibaho nta muntu uriho, agakora demonstration, akakora icyo bita ide de bon Dieu mauvais génie, icyo bita ari igira ibitekerezo biri munsi. Hari icyo bita ivar orari bari gukora, bari kuvuga hejuru y'umuntu, icyo bita humanisme, kubaho k'umuntu n'ibiki byose byo tugiye kuvaho. Ubwo ndagira ngo abantu babanze bumve, nibumva turi kuvuga dushakisha ahantu tuza. Hari impamvu nahereye aho, tukivuga Imana igice cy'abemera cyose kirabyemera. Icyo ni igice cya mbere. Kereka mu bantu gusa dufitemo igice kitemera kibaho, aho tuharengane. Kubemera rero kibaho, tukivuga Imana ntidushwana. Ni nayo mpamvu mwabonye papi asura abafite uko bemera bitandukanye nuko ubukristo bwizera, bigakreatinga conflict mu madini. Tukivuga Imana abemera bayihuriraho. Iyo tuvuze rero Imana tukavuga ubukristo, tukivuga ubukristo dutangiye ibice, dutangiye igice cy'abantu bavuga ubutatu: Imana Data, Umwana n'Umwuka Wera. Tukivuga ubukristo tugatangira Christianism, kiraba gitangiye ikindi gice twebwe twicaye aha turi bubarurirwemo kigendanye n'ubutatu bwera. Ubwo nacyo tugiye kukinjiramo, hari ahantu aho abakristo bose aho bari buhahuze. Nidutangira kuvuga spirituality y'ubukristo, amacyakizi turi wite dutandukana. Bwa bukristo bwabyo burazamwe ibice. Urugero, Imana mbere y'uko ikonjiga verbe bita kurema, icyo bita Elohim, itararema yitwa uhoraho. Iyo uhoraho hari uko abantu bamwumva. Uhoraho, uwahozeho, uzahoraho, hari ukazwe. Igitangira kurema, mbere na mbere Imana yaremye ijuru isi, ihatangiye Imana umuremyi. Aho nidutangira Imana umuremyi, harimo abandi bantu bari buzanemo kundi kwemera. Ubwo ikiri ya yindi uhoraho, ndacyavuga ya yindi yiswe Imana, nyivuze mu bukirisitu, mu butatu bwera. Bamwe bari bubone mwitangirira ubwo rimwe, mbere na mbere Imana yaremye isi n'ijuru, akakubwira ni Imana Data. Isi yari idafite ishusho, yariho ubusabusa. Umwuka w'Imana, Imana Umwuka Wera. Imana iravuga ngo habeho, mbere na mbere hariho jambo. Ubwo abakristo bo bahita bumva ubutatu. Ariko abandi bo demonstration iteri bwemera ubutatu situyitinzeho. Ari naho tuvuze umuremyi mu miremerwe idafite ishusho. Uzasanga hari abazi ko batamenya ko hagati y'umurongo wa mbere n'uwa kabiri habamo imyaka. Harimo imyaka kuko Imana ntiyaremye isi idafite ishusho, yayiremye ari yo guturwamo, ahubwo yaje guhinduka itagira ishusho. Ubwo iyo hatangiye kuremwa Imana umuremyi, ubukirisitu buragira ibice. Aho uri kunyumva? Noneho Imana umuremyi nta kintu na kimwe yigeze irema kitarimo imbaraga zayo. Ni ukuvuga ngo iyi mikorofoni mubona mfite iri mu bwenge n'imbaraga z'uwayikoze. Ni ukuvuga ngo Imana umuremyi ihita itangira buri kimremwa cyose kiri naturel, kitari artificial, ni inyenyeri irimo imbaraga z'Imana, n'izuba ririmo imbaraga z'Imana. Ibyo biremwa ndi kuvuga bimeze gutyo, umusozi birimo imbaraga z'Imana. Aho ni yindi bakanayumva nka Bibiliya. Aho niho musangamo ibigendanye na mitralism. Imana umuremyi tutangiye gutyo, ubukristo bwajemo ibice. Ntabwo bari bwemere kimwe. Ubwo hatangira nuko bamwe batabikubwira,
cyangwa bamwe bakanagendera munsi y'ukuboko kwa naka n'ibyo yizera akaba atabizi. Ariko ubundi aho dutangiriye mu muremyi haza iyi Mana umuremyi. Uzumva abakristo tuvuga ngo igushiriza imvura ababi n'abeza, wumva abandi bavuga ngo ahubwo igushiriza imvura beza ngo ababi bakaboneraho. Ubwo urumva hatangiye ikibazo kigendanye n'Imana umuremyi. Ariko Imana umuremyi uko yita ku bakirisito ni nako yita ku bapagani. Kandi Imana umuremyi iravugisha umukirisito, ahubwo ifite uko yavugana n'umukirisito, ariko ifite uko ivugana n'umupagani. Arya ubwo ntishizeyo uncungire menya aho ncukiriza. Noneho ifite uko ivugisha usenga, ikagira uko ivugisha udasenga. Aho ni Imana umuremyi. Mu Mana umuremyi imaze kubona ko mu byo yaremye bidahagije ngo abantu bayigiremo, haraza icyo bita Imana ya Isirayeli, ikomoka kuri sogokuru w'abizera duhuriraho judayizime, christianisme na isilamu, bita Aburahamu. Aho ngaho turi kuvuga, bamwe bazahita bavuga hejuru ya Isaka n'abandi bavuga Ishimayeli. Aho si tuzibuhatinde, aho turacyagenda. Ahubwo aho ngaho narimvuze bita Isirayeli. Imana ya Isirayeli ifata igihugu cyitwa Isiraheli, gikomoka ku mwuzukuru wa Aburahamu, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Yakobo yo niwe ufata iryo zina rya Isirayeli. Ifata icyo gihugu ngo ikigaragarizemo, kuko kwigaragariza mu byo yaremye gusa yabonye bidahagije. Ifata igihugu cya Isirayeli ngo kiyipresente, kimwe bane data bateruye bavuga, iragifata ikijyana mu gihugu kiri superpuissance, igihugu cya pandara periode ya antiquite y'icyo gihe, igihugu cyari superpuissance nka Amerika ugereranyije, nubwo ntazi niba ari ikomeye kuri uyu munsi. Icyo gihugu yari Egypt, yari Afrika y'uyu munsi. Yego, ifata ubwo bwoko ibwinjizayo kugira ngo ibavanishe ibimenyetso n'ibitangaza, bababone nk'ubwoko Imana yashimye kwiyitirira. Ibwima imvura mu gihe gikwiriye n'ibindi, ariko ikora ibintu byitwa indengakamere kuri bo. Urugero, la guerre de 6 jours, intambara y'iminsi 6, n'ibintu byinshi bitandukanye ntagiye gusobanura none. Ni ibintu Imana yari ifashe ifata abo bantu ngo ibigishirizemo abandi bantu, ari ubwoko ifashe ibujyana mu gihugu kitari inokipe. Ntiyavuga ngo reka mbaremere muri quartier idatuwemo n'abantu, ahubwo ibajyana mu gihugu gisanzwe gituwe. Ariko ifite umushinga wo kugira ngo izerekane itandukaniro ryaho abo bantu ba mbere n'aba kabiri. Ni Imana ifite umushinga wo kuvuga ngo ni gute nakigisha umuntu nyuma y'aho atandukanywe. Hari inyigisho Steve bazayikurikire ari gukora icyo bita umugambi w'Imana ngo ugukurikira nyuma ya Edeni. Kwihumure narayikurikiye I think. So nyuma yaho ifata icyo gihugu iravuga ngo ni gute abantu nabimenyekanisha mu buryo buri deeply bwimbitse. Ibituma ihagurutsa Isirayeli. Isirayeli baho mu buzima butari butandukanye n'ubwo abandi. Apana none aha gusa abantu bazamenya amateka, ni kuva kera bamaze imyaka 300 bari mu cyo bita periode de théocratie. Ni igihe Imana yakoraga ubwayo yonyine, ariyo muyobozi wa Isirayeli. Nyuma yaho baza gutoranya umwami bita Sawuli asimburwa na Dawidi asimburwa n'umuhungu we bita Salomo. Ku ngoma ya Salomo bacikamwe ibice bibiri. Isi bituma batinyuka. Aho abantu baze kunyumva, mberaho isi yari yarahahamutse. Muzamenye izo ndaya kwa Barahabu n'abandi baravuga ngo twumvisha amateka n'amakuru, amateka n'amategeko y'Imana yanyu. Imana yari yarafashe ubwo bwoko igambirira kubugira ivuga butumwa kugira ngo abantu bazayiyoboke. So noneho nyuma y'iyo Mana navugaga yo twita ya Isirayeli, Imana ibona ko
kubigishirizamo mw'iyo nzira bitari guhaza kugira ngo umuntu akore baka muri Edeni, cya kigisho navuze mwene data nabonye agitanga mu buryo bw'amaepisode. ibona ko bidahagije, niho kuba icyo bita, ubwo tugeze ku Mana mu buryo bwa gatatu. Bamwe ubwo buri gice cyose ndi kuvuga kitandukanya abantu, ikindi gice kigata. N'ubu nujya kureba muri comment umenya aho umuntu ahagarara. Igice cya kane nicyo nari ngezeho, ni Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Imana hirya y'amategeko n'ibindi dispensation, hatangira dispensation ya grace, uruherere rw'ubuntu. Tubona Kristo, Imana iramutanga kugira ngo dusubirane icyo twanyazwe, dusubirane identite ya nyayo, cya kintu twanyazwe. Imana noneho icyo gihe imera nk'ifunze Israeli nka nation, iyifunga nk'atari nko kuvuga ngo niho mfiteho kwiheshereza icyuba, niho mfiteho kugaragarira. Muze gusoma mu gitabo cya Efeso 1 baze guhera 20 aho ngaho. Ifata Kristo nyuma yo kuzuka ngimuha izina risumba yandi mazina, ngimuha itorero ngaribera umutwe, noneho rigaragaza ubuzima, rigaragaze kubaho kwa Kristo. Nukuvuga ngo iyo ni dispensation yarigeze Imana se w'umwami wacu Yesu Kristo. Aho ndi kuvuga itorero ributangiye, Acte 2 babujijwe gutangira badahawe, itorero ribayeho ariyo ntuze turiho. Nyuma yaho hatangira Imana umucamanza. Imana umucamanza, aho niho tubona icyo bita aba preminarist n'abaposti, abemera ko imyaka 1000 yashize n'abemera ko itaraza. Nk'ubwo hari icyo bita Adventiste isenga umunsi w'icyumweru, ba premier jour, batari 7e jour, bo bayikonsidaringa ko millennium ya myaka 1000 tuvuga kuri bo yararangiye. Ubwo rero iyo badutangiye Imana umucamanza izaza guca imanza, ibwo bukirisitu n'ubuntu, bamwe baravuga mbese dukora ibyaha kugira ngo ubuntu busage. Pawulo aravuga ngo ntibikabeho. Bwa bukirisitu n'ubuntu bwabyo bucreatinga conflict. Niyo mpamvu buri kimwe cyose twaza kuvuga cyazanamo akandi kantu. Rero iryo torero mvuze dusohoreyeho nyiraryo, umbabarire mvuga iki kintu, nyiraryo yarishihaye ministere 5. Niyo mpamvu ushobora gusanga igira bamwe kuba intumwa, abandi kuba abahanuzi, abandi kuba bigisha, abandi kuba abungeri, abandi kuba bavuga butumwa. Uranyumvisha icyo mvuze? Noneho rero dukwiye kumenya yuko aba bantu muri rya torero, mwabyemera mutabyemera, bafite ahantu bataniye. Kandi esheki yaje kuvuka ni imwe yonyine itoroshye. Rya torero ryafashe ibi bintu mu buryo buri administrative, babifashe mu buryo bw'amatitire. Babifasha ko Steven wabaye umuvugabutumwa akaryoha, ko tuzamupromotinga itaba François abe pasiteri. Nono pasiteri ashobora kuzipromotinga akaba poso cyangwa reverend n'ibiki nk'ibyo. Itorero agira bamwe, aka ni akazi ka Mwuka Wera. Nari mvuze mwemwe ni kubera ikibazo n'abaturanyi. Ahita abapasiteri benshi bazi muvugabutumwa nk'umwana, kubera ko babwiwe nabi. Ni ukuvuga ngo iki ni ikintu cyakozwe uko cyiciye itorero, uburyo cyabangamiye itorero, ingufu cyasenywemo itorero gifitanye isano n'i Babuloni.
ni ibintu byakozwe na Babuloni, kuko Babuloni ubwo Roma nkirisitu yari yinji, Roma mpagani yari isimbuwe na Roma nkirisitu, hari ibintu twavanze. Noneho rero aba bantu bundi yari mu muhamagaro afite specialisation ye, azaho yispecializa. Ni ukuvuga iki? Ahatinda nahahamagarirwa. Iyo ufashe umuvugabutumwa ukamugira pasiteri, uba umwishe. Wowe uri kwirengagiza ko iyo minisiteri iguhaye, leta ikiguha minisiteri runaka, iguha umutekano ungana na minisiteri yagushinze. Umuvugabutumwa yemerewe kureba filime, akareba umupira, yaduhagarara imbere tugafashwa, akabihuza tugafashwa. Ariko pasiteri we, uyu muvugabutumwa rero ashobora kuryoha akagira gute, ariko azi ibyo yarebaga no muri bya bintu byose yabivuga tukaryoherwa. Ariko numufata ukamugira pasiteri, uramuha inshingano zo gushaka ngo arare muri ba bakirisitu. Ushobora gusanga bazamurundaho ibyifuzo atazanabonera umwanya, akubwire ngo ariko ubundi uramvunira iki. Aho uyu muntu ufashe ukagenza gutyo, niyo mpamvu ushobora kuzikanga umurimo we yawishe. Kubera iki? Umushatsemo ibintu utazamurindiramo. Kamvunagure rero, sero y'ibi bintu tubajije, ukubona twicaye ugiye kutubaza, buri wese aragisubiza fonction ya minisiteri ye. Ikibazo tubajije, buri wese ari bugisubiza fonction ya minisiteri ye. ahubwo ngewe mfite ikibazo, urumva. Ngira ngo Jado nyine nka dogiteri adushyize ahantu heza cyane, agerageje nyine kuduha impamvu zifatika kandi zubakiye ku ijambo ry'Imana no ku mateka, kugira ngo tuze kubona cya gisubizo mu by'ukuri nyacyo Emi yabajije. Kubera iki mu minsi mikuru impfu ziyongera? Nemeje ko jewe umuntu apfa kuko umugambi w'Imana ntago urangiye, ahubwo donc amukomezanyije ahandi hantu. Ubwo Steven watangiye atangiye ikindi, immortality de l'âme. Navuze ngo oya ngewe ndamwumva, niyo ntari imvugo navuze, ndamwumva nge ndamwumva. Steven reka nkubwize ukuri, Steven ni evangeliste kandi wanyawe w'umwuga. Oya wivuga ngo adateze no kureka niwe wabyivugira. Yes, ahantu nari ngiye kubaza ikibazo, ndavuga ariko ese nyine uwo muntu uri butambwe, reka turebe urupfu wenda rwa Kayini na Abeli, sibyo? Abeli arishwe, tuvugisha ukuri, Abeli ntatashye. Abeli nge numva atashye, nge numva ntawe umutambye, sibyo? Ese none se ko niba atashye Imana kubera iki Kayini azanye ibihano, ashyiriweho ibihano kandi yarakoze icyo agombaga gukora kuri nanjye nicyo ndi kubaza, kandi nyine ariko akazi kawe k'abaprofete nanjye nabazaga. None se jewe wumvise nemeza? Toto François, ndakubaza ikibazo, uriya mwuzure bari abantu bapfuye, no wakarokoka n'umuryango we n'ibindi birokotse, bari abantu bapfuye n'indi ubatambye. Nagusubiza muri ubu buryo. Reka araza gusubiza, dogiteri bamuha nyuma. Dogiteri bamuha nyuma. Iminota yanjye yarishize, yo nendaga mwongere
mikorofone imveho. urashaka kubanza kuvaho Oya narangije. Ikibazo ariko bakubajije. afite ikibazo kibaza ngewe ngo munyemerere mpere ahantu gato no guhita ngwa ku cyabajije kugira cyumvikane nibamfatire bibiliya dusoma ahantu ndabizi ko na doctor kuza kuhasoma ndabizi neza nuko twari tukiri gukacanga hari icyo bita gukacanga tutarinjiramo ngo dusike neza ibintu bihinduka ifu dusoze tunamira muri Luka 13 aho bavuga ku nkuru z'uwitwa Herodi Luka 13 uhere ku murongo wa mbere wenda ugeze murareba aho mugeze nka gatanu aho hafi Luka ibice 13 muri icyo gihe hari abantu bari bahari bamutekerereza iby'abanyagalilaya abo Pilato yavangiye amaraso yabo n'ibitambo byabo. Yesu arabasubiza ati mbese mugira ngo abo banyagalilaya bari abanyabyaha kuruta abandi banyagalilaya? Ubwo bababajwe batyo ndababwira yuko atari uko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. Cyangwa se ba bandi 18 abo umunara w'i Silowamu wagwiriye ukabica, mugira ngo bari abanyabyaha kuruta abandi b'i Yerusalemu bose? Ndababwira yuko atari ko biri, ahubwo namwe nimutihana muzarimbuka mutyo mwese. ndebera kugira iryo jambo ryuzure neza hindura urupapuro gato mu byakozwe n'intumwa 12 nimba ntibeshye nko ku murongo wa mbere twumve wenda ugeze nko wa kabiri twumve icyo havuga. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje abayuda ariyongeza afata Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuye. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane agira ngo azamushyire ugarukiraho abantu Pasika ishize. kuko murumva hari mu minsi mikuru yishe Yakobo mu gihe cy'iminsi mikuru ashaka kunezeza abantu, ashaka no kwiyongeza nde Petero. Pilato wumvisha ibyo yakoze nawe ngo yica abantu, amaraso yabo abanyagalilaya ayavanga n'ibitambo by'ibigirwamana. ndajyana mbereke kuntu Satani no mu bihe by'iminsi mikuru abashaka kunezeza isi ye nyine yo kwa Satani. Mwavuze ngo ni igihe cya ambiance, ariko nkaza no kongeramo n'akandi kantu wenda kakwereka mu buryo tubaramo, wenda kuko muri Ethiopia ntago umwaka urangiye, ariko mu buryo twebwe tubaramo igihe cyose y'umwaka wenda kurangira mu mibare yacu buri wese abareba achievement, areba intego yagezeho, ibyo yagezeho. Rero ntimutekereze ko mu isi yo mwa Satani ko badakora evaluation bari bagezeho ibyo bagezeho, ibyo biyemeje nabo barabikora. Vuga atari ko umwaka urangiye dukoze iki muri ya myaka yabo babara, urangiye dukoze iki ko bari kwishima ngo barangije umwaka amahoro, twebwe twakoze iki? Niyo mpamvu rero buri wese muzarebe natwe mu minsi mikuru abantu b'Imana haba hari ibiterane, ni nabwo tubwiriza cyane, n'abasenga nibwo basenga cyane. Buri wese abashaka kugera kuri achievement, buri wese abashaka kuzuza ibyo atujuje, buri wese abashaka kwesa icyo bita imihigo, agakora evaluation akavuga ati nageze kuki. Rero mwitekereza ko no mwa Satani nabo nta evaluation bakora, nabo barabikora, nabo bareba ibyo bagezeho. Kandi ikindi iminsi mikuru nk'uko ari ibihe byo kwishima, no mwa Satani baba bashaka ibintu bibanezeza. Niyo mpamvu mwumva hano Pilato afata amaraso. Ikibazo wambajije kirakomeye, ariko ndaza kugerageza ibyo ndashoboye. Dr. aramfasha nsomera hano kugira ngo wenda Dr. aze no kubisubiriza rimwe. Luka 22:31 kugira ngo tubyumve neza. 22:31 ndashatse ko dusoma mu isezerano rishya cyane, uko tugiye mu bitambo isezerano rya kera ahantu hanini ni ibitambo gusa.
31 aravuze ngo kandi umwami Yesu aravuga ati Simoni dore Satani yabasabye kugira ngo abagosore nk'amasaka ariko wewe ndakwinginze ngo kwizera kwawe kudacogora ndakwingingiye ngo kwizera kwawe kudacogora nawe numara guhinduka ukomeze bagenzi bawe. Imana ishimwe. Satani yabasabye kugira ngo agira ati Satani yabasabye kugira ngo abagosore yabasabye nde nese Satani asaba iki Imana twese dusabane Satani aramusabye ariko reba Yesu ari kubwira abigishwa ntabwo ari abapagani Satani yagize ite yabasabye ngo ariko wowe nagusengeye mu ndirimbo muri Bibiliya y'Igifaransa cyangwa Icyongereza havuga nagusengeye nakwingingije prier pour toi nagusengeye kugira ngo kwizera kwawe kudacogora bisobanura ngo yo kwizera kwabo kwari gucogora cyane cyane Petero byari gushoboka ko Satani agira ikindi kintu yari kubagosora kandi yaranamugosoyeho gato murabyibuka yihakana Yesu inshuro zigera muri zingahe muri 3 none se ibi bintu murabisobanura bite ukuntu Satani nawe asaba Imana kandi Imana igatanga umuntu ariko rero harimo agakoroze kavuga ngo icyakora nabingingi kugira ngo kwizera kwawe ndashaka kukomera ubone gukomeza abagenzi bawe nukuvuga ngo nibakomera ibyo Satani yabasabyemo ntibiri bukunde. Yesu aragaruka akavuga ngo mugira ngo abanyagalilaya bamutekereje ibyo Pilato yakoze ngo mugira ngo baranya abanyabyaha kurusha abandi ngo namwe nimutihana muzapfa nkabo abandi yavuze nabahe abataraba ngo nibatihana nabo ngo n'abisirowamu arababwira ngo mwibwira ko bari abanyabyaha kubarusha ni Yesu ari kubwira abo bantu bari kumutekerereza izo nkuru arababwira ngo namwe nimutihana. Ubundi hari icyo kuba cyitwa kuba iminite kugira iminite yo mu Mana ubudahangarwa rero murabizi no mu buzima busanzwe iyo umuntu bamukuyeho iminite biba birangiye mu Mana rero birashoboka ko hari ikintu gishobora kugukuraho iminite nko kwihakana Yesu kugoreka ubutumwa bwiza hari ibintu byinshi Bibiliya irabivuga ngo kwihakana Imana gutuka umwuka wera ibyo bintu bishobora kugukuraho iminite ubudahangarwa bwo mu Mana ubudahangarwa rero bwo mu Mana tubukura he tubukura nabyo birabibindi ubwo nabyo murabizana bize indi poete nayo gutuka umwuka wera nukurinda upfu tuzeye umwami Yesu ibyo nabyo oya ubwo namaze kubyumva ikintu nagira inama wenda abanyarwanda bari hafi na kure reka mbari bombwira kuko nibo bari kutwumva cyane abo banyarwanda bari hafi na kure icyo mbona ngewe ubuhungiro nabwumvise no kurokoka kwabo numvise aho kuri no kujya mu maraso ya Yesu no guhungira muri Kristo Yesu nibwo buhungiro uyu mwaka rero n'aya mezi asigaye birukire mu guhungira muri Yesu sibyo icyo nicyo ngiye numvisemo mu bintu mwagiye musobanura ariko nanone ndashaka kuvuga kuri Herode uvuze ngewe nemera neza nemeranya nanjye nemeranya n'umwuka ndimo nemeranya n'inyigisho zindimo ko abantu Imana igikoresha badapfa sibyo niyo mpamvu umuntu bita Herode abashije kwica Yakobo ngo anejeje n'abayuda nibyo koko ibyishimo byabo birabaye ariko Petero gahunda Uwiteka mufiteho sibyo y'igihe gikurikira y'akazi gakurikira ya gahunda Uwiteka afite y'ibyo agomba kumukoresha hano imbere ntago byemerera Petero gupfa. Ese kubera icyo abitorero bagize umwete wo gusengera Petero ntibagire umwete wo gusengera Yakobo? Ntekereza ko Yakobo akazi kamurangiranye kandi ari pasiteri wabo. Yes, ikindi kintu nemeranya nanjye ko ab'Imana igikoresha badapfa. Pawulo inzoka iramuriye ku kirwa abenekirwa bahise bavuga bati hano iyi ngiyi wiriye ntagajya arenga rwose uyu tumubare nk'umupfu rwose mwe mugura isanduku mwe muhamba. Ariko kubera Pawulo misi murimo akazi kakimurimo urumva abaroma baramurindiriye ngo abahe ubutumwa, abakorinto baramurindiriye. Urwandiko rwa mbere n'urwa kabiri agomba kwimika Timoteyo, agomba kubwira batiti impamvu basigaye Kireti. Nago Pawulo ari bupfe sibyo, kandi ikintu cyamuriye gisanzwe cyica
gisanzwe cyica, ariko akazi kamurimo ntabwo kamwemerera gupfa. Nemera ko iyo akazi kakikurimo, nemera ko iyo gahunda z'Uwiteka zaba ariho zikikurimo, nemera ko udapfa. Kandi nemera ko iyo akazi karangiye Uwiteka akujyana mu bihembo, akujyana mu kuruhuka. Ibyo bintu turabyemeranya. Ngewe nemera ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Niyo mpamvu gupfa simbona ngewe mbona ko niyo nahanyanyaza mbona nyine hari imyaka ntazarenga pe, niyo naba ameze nte kandi ntawe uzaba ntambye, kuko muri aka kanya ngewe sinemera ko wantamba, ahubwo nge nagutamba byaruta. twumve Steven arakoze. Hariho afite ukuri, kandi buri muntu wese agira ukuri bitewe mugani wa Apotre n'imfuruka ahagazemo. Kuri kwanjye kudakuraho kw'abandi. Yego. Ukuri kwawe, kandi buri wese aba afite ukuri uko abyumva. Kimwe hari aho twemeranya ko hari igihe biba ngombwa ko abantu bahana umwanya. Nka misiyo yari izanye umugabo witwa Yohana Umubatiza yari irangiye, haramubwira ngo ngewe ndi integuza y'umwami Yesu Kristo, nje gutegura inzira. Ntabwo rero yari kuguma mu kibuga nyirizina, ugomba gukora umurimo wamuzanye yahageze. Ariko mbona ko iyo habayeho kurangara, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo Satani icyamuzanye ni ukwiba no kwica no kurimbura. Biravusobanuye ngo hariho abantu ashobora kwica, kuko biri muri misiyo ye kuza kwica, kuza kwiba ndetse no kurimbura. Kuko ntabwo yazana iyo misiyo ngo Imana ibone ko, kandi Bibiliya ikavuga ngo mbahaye ubutware murwanye Satani azabahunga. Bivuga ngo itorero rifite ubwo bushobozi bwo kurwanya Satani, kubera ko Imana ihamya ko misiyo ya Satani ihari yo kwica. Bisobanuye iki? Bisobanuye ko umuntu wese warangara, nkuko nabivuze, Satani ashobora kumwica, ashobora no kumwiba, ashobora no kumwica, kuko ashobora no kumusenya, kuko hari abantu bamwe twagiye tubura, kandi twari tuvuga ati bafite amasezerano. Ubwo ikintu njya nibaza, kandi n'ubu ngubu wenda ndajya kugira umugisha ndi kumwe na Dr. aza kukitubwira, ese ko hariho abantu Imana iba yabwiye ngo uzabaho, hari ibintu nzakorana nawe, ejo tukajya kwiretrova tukumva yapfuye, kandi uwo Satani wavuze ko azaza kwiba, kandi uwo muntu Imana yavuze ko uyu muntu tukabona aduciye mu myanya y'intoki. Rimwe na rimwe tukavuga ati baramutambyemo ibitambo, abandi bakavuga ati se gute watambamo ibitambo umuntu wizera Yesu, kandi umuntu Imana yavuzeho ibintu bikomeye, ni gute uwo muntu abagiye mu ruhe ruhande? Ese ni igihe cye kigeze, umugani wa Steven, cyangwa ni Satani wamwibye kwa kundi mwanya navuga ngo habahayeho kurangara? Karibu Dr. nuko ntari bwibuke byose ngo menye ngo wabajije gutya, kandi numvaga byose hari akantu nagombaga kugira icyo nongeraho. Mbere ku bya mbere, se ibya mbere bigendanye n'igihe turimo cy'iminsi mikuru, ari aho mpera. Ubwo aho muza kumva ntavuze muraza kunyibutsa, ndavuga mu buryo buvunaguye. Hari ikintu bita spiritualité d'etat, ubwo murambabarira ntangiye ubunyamwuka mu gihe cyose kibamo ubunyamwuka. Mwene data nawe yagiye abigarukaho. So no mu buzima, mu mezi yose dufite, amezi y'umwaka kuva ku cyo bita January, Janvier kugeza muri Decembre, ni amazina ahabwa, ni amazina y'ibigirwamana. Iyo bavuze tuvuge January, ni Januaris, ni ikigirwamana gifite ibice bibiri, ubusaza n'ubujene. So buri ubusaza n'ubujene niko giforumye. Uzabona n'abantu uri kubona abantu bari kugenda bafata ngo bakamukwerekana umusaza undi ari muto.
so ni ikigirwamana kigendanye na Januaris. Biriya kandi bikorwa iyo bari kwitegura hanini n'ibintu nk'ibyo. So amazina yose yitwa ayo mezi ni amazina ari divinity, ari divine, ni ay'ibigirwamana kwa. Ufashe rendi, amazina ubwo ndenze amezi ngarutse mu minsi. Iyo bavuze rendi ni Rarine, iyo bavuze mardi ni Mars, iyo bavuze mercredi ni Mercure, iyo bavuze jeudi ni Jupiter, iyo bavuze vendredi ni Venus, iyo bavuze samedi ni Saturne, Sunday ni kigendanye n'ikizo, ni ikigirwamana kigendanye n'izuba. Ubwo rero naringize ngo mbanze mvuge ngo muri spiritualité d'état, ngaruke kuri kubyo yarari kuvuga, mukwiye kumenya yuko ayo mazina atitwa imana zo mu ijuru, n'ay'ibigirwamana. Ni ukuvuga ngo ugomba kutegetswe, nateza conflict mu mitwe aho mihorere. Utegetswe, urugero uvutse kuwa rega ikintu nanga cy'abanyarwanda, ikintu mbangira mfite n'ibyo mbakundira, ariko kimwe mu bintu mbangira nuko iyo tutari kumva ibintu kimwe biduhindura abanzi, naho byaduhinduye ako kantu. inshuti discussion Ijambo uvuze ntabwo ari nari discussion. Kujya impaka ntabwo ari ugutongana. Abantu bakwiye kubyumva. Tujya impaka kugira ngo tugire aho duhurira. Kumva ibintu kimwe ntabwo ari intambara. ntabwo ari intambara, ahubwo bigutere gutekereza cyane. Okay. Ubwo hari uburyo unkinguye, ubwo mvuge ngo vuga impamvu ziva. Ni ukuvuga ngo ushobora kuvuka kuwa gatanu, ni ukuvuga abantu bakore kuri buri kimwe cyose navugaga bagikorereho ubushakashatsi. Uvutse kuwa gatanu hari impamvu bayita vendredi. Iyo Venus bareba ni ikigirwamana gishinzwa kusinda no kunywa, kigira n'isano n'itangira rya weekend. Ni ukuvuga ngo kuvuka kuri uyu munsi wa gatanu hari imbaraga. Ni ukuvuga ngo umuntu uvutse especially hari imbaraga zishinzwe kwameliyora nk'ubunebwe, hari imbaraga zishinzwe kugira gute, hari imico umuntu ashobora kuba yagira bifitanye isano n'imyuka imunaniza. Cya kirere twigeze tuvuga Efeso 6:10, ntidukirana n'abambaye inyama n'amaraso, dukirana n'imyuka. Igihe uvutsemo rero, ubwo nari nshatse kuvuga, reka wenda nsimbuke, si turi mu kwezi kwa kangahe? Uku kwezi mu ntango itariki turi kuri 30. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11, abari muri les Occidents babyandikemo bazakubwira. Haba hariho ikintu bita, nubwo ariko turi kuvuga uryo si tuzi nyiri kugishyiraho igihe azagishyiriraho. Abari muri les Occidents bazi ikintu bita Halloween. To harrow ni ijambo ry'ikigiriki. To harrow ni nko kweza. Ni uburyo iwo ni umunsi w'abapfuye. Itariki ya mbere z'ukwezi kwa 11 bawutora bashingiye kuki? Igihe cyatirenga, reka aho tuhihorere. Icyo bashingiraho kugira bafate uwo munsi kuri ya spiritualité d'état y'iminsi mikuru. Umuvugabutumwa avuga ngo ariko byanze bikunze nakavuyo abantu baba bafite inge mbabona mu kajagari birukanka nundi akagira uko badatuje, nundi akagira uko ayidefinisa. Navuze ngo ni ikibazo kigendanye na ministry. Nta umwe akomera aha, undi agakomera aha, undi akakomera aha. So reka mvunagure rero indi genero. Ni ukuvuga ngo abadukurikiye ku itariki 31 z'ukwezi kwa 10 bafata abantu batuye mu bihugu biriya bakubwire, basura iryo joro, basura amarimbi kugeza umunsi utangiye wo ku itariki ya mbere, bagafata utubuje tungana n'ababo bapfuye,
ubu ubabajije babambika ibintu by'amamasike n'iki abadukurikiye harimo abatuye iriya baraza bazabyandika muri komenti babambika ibintu by'amamasike habaho umuhango wo guhuza abazima n'abapfuye so icyo gihe umubare w'izo munywa uba ugomba kuba proportionnel n'ibyo mubaha ni ukuvuga ngo habaho nk'abantu babaye mu bihugu bimwe na bimwe biri inyuma y'iki gihugu uzabona bamuha ikintu cyo kunywa banze amene nko hasi especially nko mu minsi mikuru yamennye hasi abari kuvuga ngo nawe mukurambere wanjye urakwiye gabana ibyo bamwe hari ababikora abyita ubusirimu ariko hari n'ubikora azabagaburiye azabahaye abejeje mu muco wacu wa kinyarwanda uku ni ukwezi muri spiritualite esheke ikomeye iyo tuvuga spiritualite habamo mu mana no mwa satani nta n'igihugu kitayigira aha abantu baze kunyumva positively mukunze kwibwira ko kumenya imana bizanwa n'abera ubiya abantu bari basanganywe imana basanganywe ukwemera kw'imana nta muzungu uraza dore yuko muri 300 Afrika yari yatangiye gusenga Kristo muri 300 Afrika yari yatangiye gusenga Kristo aha kandi Christianisme tuyibona hagati y'ikinyejana cya 16 na 17 urumva ahandi ari mu kinyejana cya kabiri Afrika yari yatangiye gusenga Kristo abantu nibabanze bumve ko imana kuyimenya bidasa icyo twe abapastors abavuga butumwa abaprofeta abapastors abaposo n'abandi dukora niyobokamana ntago ari imenyamana Yeremiya 31:3 haravuga ngo nicyo cyatumye nkukuruzi neza n'ubugwaneza ndakwiyegereza Yesu abigaruko Yohana 6:65 nta ushobora kuza hondi atarehejwe na data ni ukuvuga ngo hari akazi gakorwa na data wenyine gatutera kwakira Kristo gatuma umwakira aho tuhihorera niki nari nshatse kugira ngo abantu babanze bumve ndenda abantu babanze bumve ko hari uburyo abantu bazima imana itorero rimaze kuvuka ryibwira ngo itorero ritangirana n'Imana Imana ihari itorero ritaraza so yari ifite uburyo umuntu ashobora kugukoraho gutya mu muryango akagukoraho ugakira ugakira agukozeho hari abantu barota inzozi akakubwira ngo atansiyo ndazikabye apana ndi umuhanuzi apana ndasenga nkabye inzozi hari abantu bagukoraho ugakira badafite impano y'ibitangaza biturutse ku mpano z'umuremyi hari itandukanye itorero ritunga impano z'umwuka Imana igatunga impano z'umuremyi impano z'umuremyi rero zigera ku muntu wese Imana yagize buri bantu bose Imana yaremye kangaruke ku cyo navugaga kuri spiritualite twari tugezeho u Rwanda ukwezi turimo kwitwa ugushyingo ni ugushyingo gushyingura ukuboza ugushyingo nta munyarwanda wemerewe n'ubona imvura yatinze kugwa ikaza kuba nyinshi mu kwa 11 nta munyarwanda niyo yaba arinjije ujya utera ibishyimbo mu gushyingo mu mateka yacu ntibibaho ntibikunda itera ry'ibishyimbo ritegetswe kurangirana n'ukwezi kwa 10 kuko ugushyingo ntiwemerewe kubera iki niryari igishyimbo kibavuga ngo kigomba kugondorana utunuze tubiri dufite icyo tuvuga nabo badukurikiye bo hanze nta muntu ujya kwirimba ngo bajyane izindi mbuto zitari ibishyimbo bivuga iki aho ubuzima bupfiriye ni naho butangirira aho ndi kuvuga spirituality aho ubuzima bupfiriye niho butangirira niyo mpamvu ufata buje n'umwana banifuza ko azakora achievement ifitanye isano n'uwapfuye bakizera ko roho y'uwo muntu urumuri rwa wa muntu rushobora gukomereza muri uwo mwana bakamuha impano kandi impano baba abari rezoxida babivuge iyo mpano yitirirwa ko yihawe n'umukurambere wapfuye
bishatse kuvuga ngo iterekera ntago ari iryo mu Rwanda gusa. Nendaga ngo abantu bagere kuri urwo rwego babashe kumva ngo nibiki biri kuba. Noneho tugaruke biba ryari, ndacyasubizwe cyaki. Ukwezi kugira imbaraga, buri kwezi gufite ikigirwamana kikugenga. Ukwezi kugira imbaraga, ukwezi kwa mbere nucyo bita porte spirituelle, na marembo y'umwuka. Saa sita iyo bavuga ngo saa saba z'ijoro, mu Gifaransa bavuga ngo ni ine di mati, ngo ni saa saba za mu gitondo. Why? Aho twakatangiye kuvuga spiritualité d'etat. Itariki ya mbere y'ukwezi ivuze iki? Kuki iyo 31 kwinjira muri uko iyo coalition iterwa n'iki? Ubwo nashaka ngo nsubize nshigikire ibiganiro mwene data yavugaga bigendanye no kuvuga ngo ibihe turimo ni ibihe isoza ry'umwaka, abazima n'abapfuye mu isi y'umwuka habaho coalition, habaho gushaka uko bahuza, barabaterekerera kuruta ikindi gihe. Simvuze ngo ntabwo ikindi gihe baterekera, ariko habaho guhuza kw'abariho n'abapfuye. Hari icyo bita, reka icyo nkireke ntagishaka kugitindaho ngisobanura, nirengagije ko hari n'izindi ngingo bavuzeho. Ubwo nari ngarutse kuri ya ngingo yitwa impera z'umwaka. Izo navugaga cyitwa impera z'umwaka, n'ukwezi gushyashya abantu binjiyemo kwa 12. Uyu yigeze agarukaho bigendanye na achievement. Icyo Steven nacyo yavugaga, abapfa bazazaba abantu bazi ikintu bita full moon. Ukwezi kwa 10 hari ikintu bita full moon, nukuzu icyo bita ukwezi kw'inzora mu Kinyarwanda. Abanyarwanda bafashe icyongereza se icyo bita inzora, igihe amazi ukwezi abantu basaramo cyane. Iyo habayeho inzora habaho gusara cyane. So reka ubwo wenda duhinire mwaho ngaho buye. ariko naye narabe impamvu numva amatangazo ngo indera huzuye. Reka duhinire mwaho wenda nari nshatse kugira ngo duhuze ikintu cyitwa spiritualité d'etat. Izo mouvement n'izo fonctionnement zose zibasha kubaho, abe spiritual abe physical, byose haba hari imbaraga za kameliora impfu, za kongera impfu. Icyo ndagisubijira, ndika mvuge ku kindi cya nabajijwe cyari nicyo Daniel cyavugaga harya gute. Ubuse we arabyibuka. Aha, ese wapfana amasezerano. reka mpere kwa Stefano kuko bifitanye isano. Ndagisubiza muri buno buryo. Ibyiciro by'amasezerano, hari amasezerano utapfa ufite, n'amasezerano atakubuza gupfa. Kandi abadukurikiye bazazirikane, isezerano rikuru ku kiremwa muntu n'ubugingo. Kandi yihute nshaka uko nsubiza. Hari amasezerano yanditswe muri Bibiliya, amasezerano afitanye isano na Bibiliya niki? Urugero, iyo Imana imbwiye ngo mfite Grise Nshumbye, ikavuga ngo nguhaye urusengero. Iyo dusenga turavuga Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo. Si igitangaza ko urusengero Imana imvugaho napfa ntarubonye. Ariko iyo Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo nta kimwarigira iyo bisohoreje ku mwana wawe. Ako kugira ngo bisohorere ku mwana wawe bigira namwe isano n'ugenda nuko agenda. Ubwo niyo mpamvu ni Imana y'imbyaro. asize mateka.
ni imana y'imbyaro, ni imana ya generation. Nimubona iriya modoka ngendamo y'ubururu, ndi imbere y'isumba byose, nagiye kuyigura isa kuriya, ariko imana yayibwiye papa, ntago ari nge yayibwiye. Papa arapfa, imana nagiye kuyigura nyigezeho, nibuka uko byigize gute. Papa, dukomeze ibyo byo nabyo ndabigarukaho. Urumva papa umbyara, reka twihute mutabigira iki dudatinda kandi iminota dushiranyeho. Papa umbyara, imana yaramubwiye imodoka, ariko yaje gupfa, apfa iyo modoka atayibonye. Iyi Imana itanze isezerano ku muryango, nibyo turi gutebya, ariko nibyo kubera ko Dawidi niwe wagombaga kubaka ruriya rusengero, ariko ikintu gitangaza gubakwa n'umwana we. Iyi Imana itanze isezerano ku muryango, yirarikurikira. None yivuze ngo ingoma, nuko umuntu azabaho izo ngoma zose se, iyo niyihoraho yibuka icyo yavuze. Nukuvuga iki? Muzarebe abanyamereki bitambika Abisiraheli bari kuva muri Egypt, bakabitambika. Yabwiye Yosuwa ko izaba tsemba, haca imyaka isaga 100 itarabakuraho. Bishatse kuvuga iki? Imana ivuze ikintu, uyobeye ko hari igihe yari igiye kwica uwo bita Salomo. Iramubwira ngo nakakwisha, ariko defo navuganye na so. Nukuvuga iki? Ni Imana y'imbyaro. Niyo mpamvu bimwe mu masezerano mwibwira ngo nakararangiye, hari igihe kugenda kwe kwabaye gutoya, ikayakomereza kuba mukomokaho. Aho reka marengane ngaruke kwa Stephen. Abantu bose si abantu bose mu Mana mubona. N'ubu ngubu turi aha ngaha, Imana ntago ari twikiza, ikiza ikintu cyayo, nikiremereza kuruta buri kimwe. Ntago ari uko turi abatekinisiye, ahubwo ni ikintu cyayo. Icyo kintu cyayo nikipangira uburinzi, nkabyungukiramo. Kuko kuba ngeze uyu munsi mbona nta ruhare rwanjye rurimo. Sinari nagiye mbona nta ruhare. Ya manuka yawe Fara zimaze kuba nk'eshatu, zitwa simusiga, zikajyana n'abavandimwe. None se wowe uruhare wagize n'uruhe? Wafashe he, wakoze he, wagurutse he? Ni ikintu Imana yarinze. Icyo kintu cy'Imana nicyo irinda. Icyo kintu cy'Imana nikirinda, nikiha agaciro, niki iremereza. None mwumve, Kristo niwe witoranyirije intumwa ze, arazitoranyiriza nta muntu umufashije. Arangije arazibwira ngo umwanzi yabasabye ngo abagosore, ngo ariko woweho Petero nakwingingiye. Ntabwo yingingiye Yohana aryama mu bituza kunda. Icy'Imana yingingiye Petero kubera icyo kintu tuvuze. Abantu bose si bamwe, twese dushobora gukorera muri ministeri, ariko uko minisitiri w'ibiza, perezida ashobora gusanga adafite nomero ye mu mutwe, ariko umutekano ushobora gusanga yizi mu mutwe. Ni ukuvuga ngo nubwo minisitiri bashobora valeri strategique z'umuntu ahari bufitinga, mushobora kuba mwese abavugabutumwa, ariko valeri strategique y'ivugabutumwa n'Imana ikubyazamo. Nge nawe bitandukanye, dushobora kuba twese turi abapastors, ariko nubwo twese turi abapasteri, valeri strategique Imana yita ku icyo kintu kuruta ngewe, yita ku nyungu zayo kuruta umuntu.
abasabwe n'abigishwa bose, ariko hingingiwe Petero kubera ikintu ashinzwe. Wibuke Petero yari afite valeri ibasha gutuma basubiza kuroba. Mu byibuka nazutse yasanze yasubiyeyo. Nicyo cyatumye yari yamwihakanye gatatu, amusubirishamo ngo urankunda, abimusubirishamo gatatu kugira ngo akore deliverance ya cya kintu cyabaye, kugira ngo azabone kumubwira ngo noneho ragira intama zanjye. So nicyo kiri butume nyine nubwo twasimbuka ahantu mwigeze musoma mu byakozwe n'intumwa 12, nicyo gituma pe Yakobo wowe ushobora gupfa, ariko Petero cya kintu wigeze uvuga ntibishoboka ko nakurekura, nkurekuye naba haba abiki gihe baravuga ngo haba hahiye. Inshingano mu magambo make Imana irinda ni ikintu cyayo muri twe. Hari icyo ntasubijera? Murakoze. Imana ya Aburahamu na Isaka. Ibibazo byari byinshi twakabajije umushumba, ariko reka tubibike iki kiganiro kizasubukurwe. Turashimira Emi, Bwana Emi, turagushimiye cyane kuduhuriza hamwe, tunakumburanye biteye ubwoba. Uwo bita Dan Profete turamushimiye, n'umuvandimwe nari mukumbuye cyane, n'umuhanuzi mu murwa. Turashimira Dr. Jado, n'umuntu w'umumaro ngeweho niyo yajya gupfa namurekarama, niba namutamba nzamugaruza, nanapfa nzamuzura. Urumva kubw'inyungu zanjye. Ndashimira François, Pastor François, nari ngukumbuye cyane, n'umuvandimwe twanyuranye muri byinshi dufitanye amateka. So n'umuhanuzi w'umwihariko, ngiye niko nkwita, buriya nkwita umuhanuzi w'umwihariko. Narabikubwiye iyo umuntu akubwiye umuntu adahari. Yes. Kuko atarahari ukabivuga. Oya, François impano yenda yubaha cyane, no umuhanuzi wihariye udasanzwe, uri umwihariko. Nkuko Jado yabivuze, wenda kuko utari buze kwivuga, Steven nkuko Jado yabivuze, Dr. yabivuze, Steven n'umuvuga butumwa mwiza. N'ibyo bitero wumva bamugabaho, ibyo mwavugaga byagiye hura nabyo, nuko Satani azi neza ikibitse muri we, ariko Imana ishimwe ko yagisizeho uburinzi bukomeye. Aravuga ukumva hari ikindi kirere uri kujyamo mu ivuga butumwa, nkuko twagiye tubivuga impano zitandukanye twese hano. Imana iduhana. Rero ndagira ngo n'abanyarwanda tugire ubumwe mu ivuga butumwa, kandi dushyire hamwe nibwo tuzinjiza cyane. Tudashyize hamwe turi mu bihombo bihambaye. Tudashyize hamwe umwanzi azagenda twica umwe, ariko nidushyira hamwe tuzinjiza ibitego byinshi cyane, kandi abantu bazamenya Kristo, bazamenya ubutumwa bwiza. Murakoze mwamfura mwereka tugume ku rugamba rw'ubutumwa bwiza. Mukande subscribe ku Ihumure TV, turushaho kubana kandi turi kubategurira ibindi bintu bikomeye cyane. Emi, turagushimira imipango myiza ufite mwivuga butumwa muri uyu mujyi. Ngenda umva rero umushumba, turi kumwe n'umushumba mukuru yasoza asengera abantu mu mpera z'uyu mwaka. Yego. Imana kwa kundi twavuga ngo icyo dufite kimwe rukundo, Imana ikirindi ki imigambi y'imbwa. Ikirindi imbwa, ikirindi ubutware bw'imbwa. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikomeze kutwongerera umutekano. Reka abanyarwanda basoze bashima, bitwatureho mushumba. Nanjye reka mbanze nshime, ndabashimiye muri rusange. Mwumve ko tubashimiye buri wese mu ruhande rwe. Mbere yuko nza gusenga, mwagiye muvuga imirimo mukora, hari uwashobora kuba yagira uwagambirira kugira ibyo abaza. Sinzi, mwabanza mukavuga ubundi tukabaragiza Imana aho babasha kubabona. Mwagiye oya byose nimero yo kwihumure niyo twagenderaho. Nta muntu Emi nimero ye ntujyishyiraho yawe ibiriho,
yashaka Yabaza uriya umwe muri yitwa twe. Steven Yeah, uri yeah. hirya ifite mikoro, Mhm. umukurikiyeho yitwa Prophet Dani, Mhm. mwene data turi kumwe ni Dr. Apostle Jado. Jado, akayobora itorero Israel Holy Church. Nanjye nkaba ndi Pastor Habimana François, nkaba nyobora ministeri yitwa Inkuru Nziza Yesu aduhana umugisha. Ariko nabonye ufite Zoom fra. Rimwe na rimwe njya kuri Zoom, Eh, ubwo nkeneye nakubwira uburyo wajya ubigenza. wow, ubabaze rero Emi. njye usuye namenye isi y'umwuka asangaho Aha, ibiganiro. yaca no. Imana iduhane umugisha. basure isi y'umwuka musure isi y'umwuka murakuraho ibintu by'ubwenge. Uyu mugabo afite ibintu isi y'umwuka, hari ahandi hantu utaramenya, hari ibindi bintu uzi utaramenya, hari byinshi. Nusura iyo cano uzazamuka ibyo budasanzwe. Kuri ibintu bagiye kudusengera agacano ejo bundi muramba nta n'agacano nambufite we na Steven bimeze aho ngewe ni mu nteri, ariko hari umuntu nabuze nimero ye wo mu Bufaransa arambwira ati kandi nutangira cano nzagutera inkunga. Ubwo nimba yumva rwose ashyigikire n'abandi, umwaka utangira vuba aho rwose. Ngiye cano nizerera mu Ihumure TV. Nabyo birahari. Ngewe mfite Ihumure TV. Ubwo niyo nizereyemo. Irahari, ariko ndashaka kuexposa Pastor Dan. Nza exposa minsi iri imbere, irakora ariko niratangira neza tuzabivugaho. Ahubwo reka narika abantu kwa gatatu nakunda abantu dukurikiye twazahurira muri Israel Holy Church. Abantu bose badukunze ko birirwamo bakazaza tugahurira kuri Israel Holy Church. Haba igiterane kidasanzwe ari Nyamirambo iruhande rwa stade regional cya Pele Stadium. Ndabararitse mwazaza, haba ibihe bidasanzwe, ufite abarwayi banze gukira, za ndwara zananiranye, bya bigeragezo byigize akarakajyahe kugira ariyo abantu batemera imbaraga z'Imana. Ndabararitse kwa gatatu bazaze bahure nazo. Ni urusengero rufatanye n'ibitaro bya Nyarugenge, nirwo rusengero ruhari. Kandi akarusho kwa gatatu nziyigisha. Uba kandi karusho kwa gatatu nanjye nzahanura. Ubwo bimeze gutyo nanjye nzaza mbasabira amavuta. Bana w'umugisha, reka umushumba asenge dusoze mu izina rya Yesu. Reka dusenge, dusenge dusaba Imana, dusabira abantu bazasoza umwaka amahoro. Kandi iri mu ruhande rwacu. Pawulo aravuga ngo yaturokoye urupfu rukomeye rutyo na n'ubu iracyaturokora, twiringiye ko izagumya kuturokora. Reka twubahe isumba byose dusenge. Nyaguhora ku ngoma Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, tunyuzwe nuko wabanye natwe muri iki kiganiro. Ntabwo ikintu kiba cyiza bitewe nuko gisa, kiba cyiza kuko usutsemo ubuzima. Wakoze gusuka ubuzima muri iki kiganiro, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Niwe wakivuga, niwe wakimenyekanisha, kuba ushaka ko bakira bene cyo wabikora, kuko ndabizi ujya ubikora. Ubikorere kwiyubahisha rero. Urakoze kuri Imana ya hose na kure, twe twigishaga tugabane n'abari baduteza amatwi, kandi ubwo uzaza gutwara itorero ryawe uzasanga tukikwizera kandi tugikishijwe, maze izina rye rihabwa icyubahiro. Udushobore gukorera isi nk'abayivamo n'ijuru nk'abaritaha, mu gihe twitegura kugaruka kwawe, uduhe kubera amaso ubugingo. Mu izina rya Data wa twese n'ry'Umwana n'ry'Umwuka wera, amen. Muhabwe umugisha. Naho ubutaha nk'uko Uwihumure yabivuze, tuzongera ikindi gihe aduhuze gutya tuganira ibyanditswe byera. Murakoze. Iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paints, kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi. Ngaho rero yibere mu cyimbo, umurimbo wayo ubushinge Beta Paints, uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge, aryoshya aho dutuye n'aho dukorera. Hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere. Dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka. Niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi, duhe komande. Ikoranabuhanga ryacu ritunganye mu kanya nk'ako guhumbya. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura
ni i Remera haruguru ya gare ku Muhima hateganye na hoteli Kapi mu gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. hari kandi n'i Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze n'i Rusizi, ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.